Dada ruri muvuze mpita numva nshese urumiza Dada nza gukunda Dada ubundi sinjya nkunda ariko Dada wewe watumye nkukunda bitewe n'amagambo wambwiye Namubwiye wikize n'abakobwa b'amagambo ubimenye nsigaye ndi mu rukundo Bisoro kumubaza nini byarangiye wakire urukundo ubundi ngiye sinakundanaga ariko Dada amagambo yambwiye atumye njya mu rukundo nka twashoye njyewe urumva kandi iki mwene gahamanye wowe se nyine abanyarwanda n'abakobwa mwene gahamanye ndiye mwene rugira nabunganye nawe n'undi bakobwa bose uri kwa Dada warabuze abakobwa bose banyirukaho yego enda toka mbega umukobwa nawe 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 nibaza umugore kutuwote azashaka ntago ari kutuwote tukowote byose byitwa irungarongine irunge niba ari irunge yitwa irungarongine ni tukowote kutuwote ariko ngura umusore wa Marina aramuruta Yvan Muziki ni cyana se buriya ntajye mfite n'ibitabo ntaca mu rutare ko mu rongore shase ko kuri iyi minsi nabonye imyaka batanakiyitaho nanjye nazi urusaza na imyaka ni imibare rega bashireka mbabwire dukura mu mutwe bitewe n'ibyo twakimo ntago dukura mu mutwe kubera imyaka umuntu wese avuga ngo Dada shana umwana ngo ni ufite yerekwa ritambutse ko Dada umunsi yageze mu rugo rwe Dada we twakora ikiganiro hano ukagisoza utavuze ibyo gushaka ubanza ushaka umugabo ntago ngiye nshyushye kamera mazo nyakumbwira gutyo ngiye nzahita ndira urashyushye ntago nshyushye ku izina ry'Imana mwongera kumva mvuze ibintu gushaka muzareke ngumirwe mbere na mbere sinkunda umuhungu utari seriye umuhungu witwara nk'abana nkora ari mu bwana nyine utamenya gahunda ze ikindi kintu ntabwo umuhungu unyita sister ku munsi wa mbere ambonye sister nese wankiramo akanimero kawe hano tukajya twikiringira niba ababuze ukunda kwita nose abaza amazina yawe kuki mwari mwamenyana ku buryo amenya amazina yawe icyo cyo ntacyo twatukireke ikindi ntabwo nkunda abahungu bagira amagambo y'ubwana mu kanwa ngo guciringa ngo ntari yaje ngo urashona ngo urabona ngo nta ikindi kintu nanga umuhungu wandika amagambo y'impine mana yanjye ubwo nanjye kwandika ngo wowe se akandika o na e na x ngo wowe se mana ikindi kintu iki kintu hari n'abahungu bakuru babigira ikindi kintu bose babwira indefo wanga babwira ibintu nanga babwira nuzaza bizi icyaga arya mvuze kubingahe bitatu icyakane umuhungu utazi gukora w'umunebwe umuhungu babwira akaza kareba inzara akagererwa ni mu nzara zishitura gutya icya gatanu umuhungu wambara nk'abana umuhungu nyine usanga yambaye ubupantaro bumufashe cyangwa ubupantaro bucitse aha imipira biriho ba Diamond ibikweto utapfa kumenya nkunda umuhungu njye wambara yiyubashye njyewe nyine wa muhungu uzaza akambwira ati se ubona nzanye iki nawe ukazana iki tutabaho cyangwa tutagira aho tugera uwo niwe mugabo ngiye nasengeye nshaka ngiye umugabo nawe nshaka gukizwa ku bwe ubundi ushaka umugabo nk'inzoga n'itabi ushaka umeze ute kutabyo ubivugaho ikindi ngiye kabama ibintu mbivuze bwa kabiri ngiyewe nuza ayo mafaranga pe ahari byaba ari byiza atanahari uzi kuyashaka ni ikindi kintu cya kabiri cyiza si ibintu bibiri byumvikana kuko ntabwo umuntu avuka ngo ibintu azabisanga wego hari abateganyirijwe hari umwana wavutse rwose waba baramukoreye atarabona akazi ariko afite umuhate wo kugashaka yego hari n'undi wiza ariko uvuga ati ngiye ntegereje ko papa mpereza na mama kama ngiye natungwe no kuba nta umuhungu umbwira ngo rindira ngo amafaranga nzabona ngo nayo mama azampa yo kugura imyenda umuhungu ngo azagura imyenda ubone wandi uzaza ngo uzi wacu ngo dufite imodoka ese niyande ngo ni iya mama niya nyuko yarakoze cyane arayibona iyo modoka ntago ari iyawe wekora kuko buri umuhungu utazaba umunebwe umubona mu myaka 16
kuzamuka 15 kuzamura umwana ubona afite purpose ubona afite ikintu ashaka kugeraho ubona ko ashaka kuba imbere ye haba heza Haruno ugasanga umuhungu none ikibazo abahungu baba bakora usanga bahura nacyo akenshi baba bashaka bakundana nabo bakobwa umukobwa uza ngo ndore inzara zashaje ngo n'imisatsi ku izina ry'Imana ni wari umuhungu nge nigeze mpamagara nkamubwira ngo mpa amafaranga y'inzara azaze muri comment abivuge ntababeshye ni ibiki se bya buri abukobwa bwirwa mu bahungu bufatanya n'abahungu je ujya ndabushigikiye none umana yanjye ikindi kintu nanga umuntu uza kundeba ninjoro hano mu rugo ngo gwino ngo ndi hanze wanyu ngo banze umpobere mbone ko ari korono nyagasani azi wanyuze yego hano kwiremba ahubwo nani injiri yego ngo gwino ngo ndi hano ngo ruguru yiwanyu nyagasani mana kuko ngo ntabwo ari umuko tekereza icyo kintu ni umwanda umve n'icyo kintu ko nubanze usuhuze mbona n'injiri hoya ngo se mama wawe wambonye n'ikindi kintu nshaka kubwira abantu ibintu byo kujya muvuga ngo ngewe ngo naciye mu buraya ngo n'abana banjye ngo bamera nka nyina hoya no ntago ariko byitwa ngewe nzaba urugero rwiza rwo kubereka ko mujya mwibeshya ntabwo umubyeyi wese waciye mu buzima bw'uburaya abana ba yarabyeyi babisobanuye ko nabo bazabaca mu ubwo buzima uzi ko nanabuciyemo umwana arivukirana maze kubibona nanabuciyemo ntabishaka jewe jewe bakubwira ukuntu nananga umuntu usambana buri umuntu usambana antera isesemi nkumva ndashaka no guhuruka Njyewe ko n'umuntu uvuye gusambana mureba nkamumenya nagiye kureba twagiye kureba umushuti wanjye nge na Neri yakoraga mu kabari urumva kahari gahogo noneho nyine ako kabari kari karimo n'amaroji mbona umugore mukuru gusa kivamo n'agasore muri iyo geto murako muri iyo roji gasore se kameze nk'uko najyana mu ngiye ngo birambabaza nuko nafata kameramane tukajyana rero nkabona usohotsemo n'amasume ariko nyagasani none nyine mwaragashize mwameze ngewe dore ibintu bibiri nibyo namwangiye kuba avuye gusambana icyo ni icyambere ari umugore ukuze icya kabiri n'umuhungu mutoya aruta byaye ngana n'imfura ye ntabwo uriya mwana asigara ari kumusekara agera mu bandi bahungu bagenzi be ati muzi rwa rugore ni nk'uko natwe abakobwa iyo bicaye baba bari muri uzi noneho igisaza twahuye muri wikendi nyine ubwo abahungu Hello guys, turabashuje kandi tubaye ikaze mwe mudukurikira kandi mudukunda mudukurikira umunsi ku munsi tubaye ikaze kuri mama Dada official mwe mudukumbuye natwe tukatubakumbuye uyu munsi kureba buryo muri kumwe nanjye rero Dada yego mwene Dada mwene mama Dada yego tubahaye ikaze tubasuje abari mu ntara y'amajyepfo amajyaruguru y'Iburengerazuba ndetse no mu ntara y'umujyi wa Kigali mukomeze kugubwa neza abadukurikiye muri Afurika Uburayi Amerika Aziya hose South Africa so kwibagiwe n'Uburayi hose murakoze South Africa si muri Afurika bizi se niba aricyo bivuga none se bakabyitira iki muri South Africa nyine South Africa iri ku mugabane n'undi w'Uburayi ibona ko wa Afurika sora mpaye mugabane wa Afurika none kuki se bavuga ngo muri Afurika ubwo ni muri Afurika y'epfo nyine ariko iri ku mugabane wa Afurika nyine wavuze muri Afurika no muri Afurika Uburayi Amerika Aziya no muri South Africa mana imanje mvuze South Africa none se ntihari nayo ngahira hari base sibyo mwese aho muri tubakeka twahavuze kuko tugiye kuvuga buri gihugu bwakira bugacya ku ariko Burundi benshi n'abarundi navuze muri Afurika nabenzwe n'umugabo waho nta kundi bakubenze ngo nambara ibitenye ngo bituzuye Imana ishimwe ngo nambara igitenye ngo kirimo bine Imana ishimwe ubwo bakwanze yari yatanze gift kuri server mugabo buratewe n'iki we Imana yanjye we komera cyane bagwaye gift hamaye gift ndi umukobwa wenda hanasabye hamaye gift ndababwiza uko ari ya sevanti baryari 14 ngo zo kwa kabiri abasheri niriwe ndyamye ndi kuva ibinga nde butumuvi bya hato na hato
abandi muri aho ngaho ese izo ndabo babahaye n'ubundi buracyo zikabura mveshari se bazwa se niki ntabwo ari ishyara abasheri ikintu wayi mama mbora nkumvisha akantu gato neza umvira ku yawe njyewe numiwe ntabwo uwo muntu nanamuzi ntituranahura ntituranavugana nakugura telefone kutaramwereka ko naramushimiye namushimiye dore ngiye mabuja dore ngiye dore telefone waguriye data iPhone Pro Max ntabwo ari iPhone nayo ntukabishye shomante buroke yanjye yamenetse dore niyi akira ngiye yitwa Pop 10 maba reka ko utazansuzuguza ntabwo njye ntunga Pop 10 nusiyo ni kangahe urumva kanze nkumvishe ibintu umuntu yavuze simuzi mama situravugana hano babanje kugusaba se kubivuga reka avuze se ngwiki ndetse nze ndikumvisha niyumvishirize n'abantu mudukurikira mwumva akaga mwumvishyano iyo wenda nabivugaga ari n'ukuri nta binyoma birimo urumva barabeshya abanyarwanda nari kubeshya abanyarwanda pe do Dada nabonye ni umukobwa mwiza gusa n'ukuntu avuga nabonye afite imico myiza kandi ikindi nanjye ukajya mbona ndabizi ku mbuga kuko twese tuba dusharingana umuntu wewe nabonye umutima uteye neza mvugo z'amahanga afite nyashi iri ni ari nagaro urukundo afite inzobe nakunze Dada rero bari gushyiramo yifuza yuko tubijyamo twaganira tukajya twikora n'amayinite wifuza kubijyamo nande uriya musista ngo ni Dada ni umuntu mwajyana ahantu ntabwo asebetse ni umuntu wagaragara neza ubwo urumva umuntu ni nabwo nkimubona ugaragara nyine ntabwo baraganiriye we ntakirimo aho baganiriye bari ibyo baganiriye uretse mbanza n'umwumvisha ahandi ngo twaravuganye kandi nukukumana komana ntabwo nkushira amakenga ubwo nukuri kumana ntabwo twavuganye byashakanye uzi umwana nuwahe ko mbona ahubwo muzi he hano nanjye mbona asa n'umuntu nzi ahantu ariko nta kuri ntawe nzi umwana wagira ngo ni umwana ntabwo tuziranye umwana mu masizi basi Dada rero iyo umuvuze mpita numva nshyize urumiza Dada nzagukunda Dada ubundi sinjya nkunda ariko Dada wowe watumye nkukunda bitewe n'amagambo wambwiye namubwiye mukize abanyarwanda mwese n'abakobwa bamuca ubimenye nsigaye ndi mu rukundo ushobora kumubaza nini byarangiye wakire urukundo ubundi njye sinakundanaga ariko Dada amagambo yambwiye atumye njya mu rukundo nta twashoye njyewe urumva kandi iki mwene gahamanye wowe se ahazuri mwene gahamanye ngiye mwene rugira nabunganye nawe n'undi bakobwa bose uri kwa Dada warabuze abakobwa bose banyirukaho yego enda toka mbali ubu ndi ku mukunzi umwe ni Dada wenyine yego Dada amukunda iki Dada rero ari amagambo yambwiye numva agasubije mu ubundi mbere nta rukundo nagiraga yego jewe nahuraga n'umukobwa nishakira wagwane abantu benshi barabyibumva gusambana oya ntago aho ngaho rompe yego rompe aho ngaho wabivuga neza noneho ikindi ubu ngubu ibintu ndimo ubu ngubu nona yego ndi kwifuza urukundo rukomeye rwa Dada ariko Dada watumye njya mu rukundo bitewe Imana yakwizerwa wamubwiye bwira mama wawe wamubwiye bya ese umuhungu mwaganiriye datubwiza ukuri ngereka mbabwiza ukuri uyu muhungu kandewe n'igihe gishize haciyemo agahe ku itariki 8 z'ukwa kabiri nibwo njye yaranyandikiye ngo haye ntabwo nimero ye nyizi ngo yitwa David namwe haye tu ngo turi hahandi ntawe ndamwe hehe ngiye na nimero nta nubwo isevinze ndaza kubikwereka ngo namwe hehe ngo hamwe wadusize ufite time ryarese ntabwo we nande nabasiganye he cyangwa ari muri bwabukwe ubuhe wapi asize umva ngo twagukoreye prank
none arongera message ya kabiri hari kuwa kabiri hari kuwa gatandatu ngo ntari uzambwira uri seriye nkubwira ikize numva ambwiye ngo hari ngo ibintu ngo sinzi ngo by'amakonte nibyo bintu ngiye nongeye kuvugana nawe nta kindi kintu nongeye ahubwo nabonye cyo kiganiro namwandikira si byo bintu nakubwiye uvugana bikubwiriye ko ntanakuzi tutaranabonana ubwo nyine aragira ngo musaragurikane kuri YouTube sinza ngeze ndasaragurika mu bikisheri mbere na mbere nta muntu ku isi udakunda ariko niba ugiye gukunda umuntu cyangwa ushaka gukundana n'umuntu bikore mu nzira nziza apana kuza umubeshyera njyewe uzagaruka uvuga ko hari ikintu navuganye nawe cyangwa unatange rikodi tuvugana uyitange uyumvisha abanyarwanda n'abandi guhera mu kwezi kwa 11 ku mwaka wa 2024 nta sheringira kugeza na n'ubu 2025 none se ugeze kumugira maze imyaka 2 wari umufite nta sheringira bigora mu kwa 10 nari mufite twatandukanye mu kwa 11 ari nabiri gutyo ashaka ko mubana se Burya nyine wasobanuriye girlfriend na my friend niba ari my friend niba ari girlfriend mama reka nkubwire ntago abantu bose duhura naho mu buzima tugakundana babisoneye ngo nabantu bari seriye bazagufata bakagushyira mu rugo niyo mpamvu nanjye nehayo nego nta muntu uzongera kunjyana muri relationship ankinisha none se sheri wari ufite yari sheri umuntu uraho kwikuwa ndubwubyuka akakubwira morning sasta wariye ninjoro urare neza mukavugana night call yusufata umwese wereza kukubwira ko gukunda we byahereye uhe mwabikubwira akabanga zakugura ngo n'imyenda sinzi yo yaheze n'ibiki byamugendekeye ago nzaho yagiye gusa ngiye bundi reka nkubwire reka mbabwire nyine abantu byaba bari hanze cyangwa no mu Rwanda ubundi muzi ko ngo gukunda umuntu ngo cyangwa kugira ngo umuntu mwemeze ngo mukundane ngaho kuba ufite ibintu kandi mwana bitewe no mu bahungu mu mateni imitima mibi basigaye bumva ko nta muhungu ushobora kuza muri relationship nta kintu afite iyo ngo ngakene ngiye reka nkubwize ukuri ukennye niyo waba umukene ukaza ukanyereka ko ukennye ngiye ntabwo urukundo rwanjye rujya rurobanura ngo mvuga ngo ntabwo nakunda umuhungu w'umukene rero wiza kunyizeza ibitangaza umbwira ibintu wowe niba ushaka gufasha umuntu muhamagara umufashe cyangwa umukorera ubwo bufasha ushaka kumufasha ariko utagiye ngo mwizeze utanga ngo ngenge igihe iki niki ngo nzagukorera ibi bintu kandi ubizi neza ko nabyiza ko uri kugira ngo wemeze umuntu ngo agukunde kandi n'ukuri ntabwo urukundo buri ahanini bari rushingiye ku bintu ku bakobwa ariko bagifite umutima naho ngo bagifite umutima ako ngiye uriya muhungu rero nanamukunze nanjye ndamukunda pe mbona ari umwana mwiza ngewe navuze nti buriya ubwo bivuze ari umuntu mukuru gutya abonye ari n'umudiaspora wenda mugabanye ibinyoma mu kugira ngo mujye mureka gukinisha abantu mu nkundo mwana kuko twebwe twarababaye bihagije jewe nta muntu mbashaka ko nkinisha mu bintu nk'ibyo mwana mujye mukina mu bindi mugabo yaye kunkinisha ambwira ngo ibiki n'ibiki ngo arankunda none akaba yazanye ikintu cyo kuvuga ngo ni nambanze nkenyera ibitenge rero ko nkenyera ibipande bibiri n'iribaya none nkaba nanzira byankwiriye n'igitenge none agapande kakaba kanze none akaba yavuye kubyumva ngo ngiki ngo ashaka umugore ukenyera ibipande bibiri by'ibitenge n'iribaya ngo ubwo rero kubera ndi munini ngo bibaye bitankwira ngo kandi utarara kuri ribuye ngo uraye ku gitanda gisanzwe cyahwanyuka najyaje n'ijyano nabonaga ari seriye dayari yamaye urabyo kuri Saint Valentin ruri kuri telefone wageze ngo twarahuye se ndamuzi nibi rero ngiye mbona nanga abagabo bo kuri social media umuntu kuri Facebook murahora mukaganira ukamukunda mwajya bazana bagurisha namukunze ariko so kubeshya ese ndamubwira definition y'urukundo nyine mbwira ubundi urukundo ni iki urukundo ni ingenzi kandi urukundo ni indwara kandi utavuwe yakwica nk'izindi zose ese manje mfite ikibazo biba byagenze gute burya bagenzi urukundo ni indwara kandi utavuwe yakwica nk'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda garukiraho uriya muhungu nawe yari yasabwe kunkunda wa wundi tuziranyeho
bitabaye ibyo ese mu bundi birashoboka koko cyane ko uhura n'umuntu bwa mbere ugahita umukunda burya ngo utaravuga burya abandi bo bajya batanga n'ubuhamya ko ngo iyo byakurubanye kuriya ngo binacamo siriye iyo ubonye ko umukuru we nawe akagukurura cyangwa gusuza gutyo ukumva hari ibinyuguri bikubira igisemo burya ngo akenshi murabana guys n'ababeshye ndumva nagiye mu rukundo ariko dada wa ndabashuka njye ntago njya mu rukundo ni ibinyoma urukundo n'ibintu njya mbubwira hari akantu nabonye ejo bundi urukundo rubeshya nk'inzozi umugabo ari kubwira umugabo mugenzi we ngo buriya ngo reka nkubwire ngo urukundo ngo iyo rugitangira ruba rushyushye urumva bigashyuha mu nyuma n'ahandi usanga urukundo ruri kugenda rushonga rugenda rushira n'ahandi bavuga ngo ni urukundo rubi urumva wa muntu witagaho nyine umwanya ugatangira kubura kandi mbere mukiri mu iteretana uwo mwanya warabonekaga nyine bikagenda bishumva ahantu byaba biturutse yaramaze gutandukana n'abagore 3 bose bamusiga bagakora divorce uwo muntu aramubwira ati undi muntu wari umaranye imyaka 20 n'umugore we aramubwira ngo nyamara urukundo rubaho ngo ntabwo urukundo ngo bura rukundo pe ngo ndabyemera ko rubaho ngo ariko ngo nundi ntandi ruba ruri kugana ngo ni hahandi habi arangije bavuga ngo urukundo rugenda rugana hahandi habi akunda umugore wubatse bakajya banahura bakanasohoka bakajya mu cyaro nyine bakajyayo bakajya kubara iminsi bamaze iminsi umugabo waramuhamagara wo mugore ati suri hehe aramusonora ahantu ari arangije ati ngo rero ngo maze gusoma email woherezanya n'umugabo mumaze iminsi muteretana ngo ariko basi ngo garuka utahe mu rugo ngo gusa ngo garuka utahe ngo ariko basi nushaka muzayamuhura ngo mujye munahura ngo ko sinshaka kugusiga umugabo we bwite abimubwira urumva se umugabo mwiza nk'uwo ngo atari we washaka uwo yanakwica amamuza umugabo uca inyuma nta yobo data we nanavuge hari umuntu ugukunda gusa da none muca inyuma agaceceka akabyiringa yongera akijya nta kintu aba yabonye njyewe ngo nareka mana yanjye we jewe data akuze umuntu yamukunze uranamubabarira yakora bimeze guturamubabarira gusa buri ikintu bakora bajya kwipimisha ngo barebe ko wenda atanduriye muri ibyo yagiye akoramo none ushatse kuvuga kuri ya muntu ngiye ugiye kunsobanurira ibintu bibiri uriya muntu ugufata uri kumuca inyuma akagukubita akanagutonganya akivumbura ntabwo aba agukunda ariko ugukunda arakwirengagiza akajya nta kintu yabonye akakubabarira abagukunda ariko agufuhira cyane uwo ni we wanjye ntawe nkunda umuntu ufuha genda mukunda ko nafuha yawe make ni ukuri sinjya mfuha da ntabwo mfuha pe ariko two tuziranye mwajya mwamaranye imyaka ntabwo mfuha kuko njyewe niyo nafuha mu rugero hari abantu bafuha nyine nanjye icyo navuze hari umuntu ufuha akaba yanakwiciraho umuntu ntabwo murya umugabo wafushye yica wowe wamuciyeho inyuma cyangwa wowe yababonanye yica wowe icyo kintu ntacyo wari uzi ubwo bafuha yego akwanga ahubwo avuze ati Imana ishimwe ko mvuye mu maboko oya akugendaho akakwica ariko uri kubihakana kandi ibyo bintu bibaho hari umugabo ufuha sheri akavuga ati ngiye wanca inyuma ko nabyibona agatanga n'amafaranga bakaguhiga bakakwica ntabwo bagukunda biriya nta rukundo gusa nyine wenda gusa reka nkubwire njye ntabwo nkunda umuntu uzafuhira ku buryo azambonana mvuganye n'umuntu akaza akankubita we nawe undi uzanakubwira akakubuza no gukora akazi ushaka ukunda mwinshi muhagararanye mwese akaza atari ko waza akakubwira ati we data mu kazi kavemo sinshaka kugakora yego nyine nibyo ariko akakubuza akazi k'inzozi zawe kugakora akakwicaza akakubwira ati icyo ukeneye cyose ndaye nkigwa ariko singiye umugabo ukubuza gukora araguta ariko hari n'umugabo utaguta umugabo akubuje gukora hari umugabo umugabo uzi ko atazakugirira umumaro mutazabana 100% ntabwo atuma ukora ahubwo mwabana 100% ni wa wundi uhora gushishikariza gukora yumva ko mugomba uriya muntu nagushishikariza gukora buriya akenshi anavuga ati ubusa umugore wanjye yabaye ikintu gituma mutayakimarira iki ariko wafashe umugore aragira amwicaje arangwicara harangwa icyo ukeneye cyose nzakiguha urera abana ngurera abana
Dada buri gihe wanjye yashishikarizaga gukora ariko kubera ko nabitinyaga kubera inyatsi nabaga nibitseho niyiziho ngewe ko yari ndi mu biganza nkatinya nk'abana atampa amafaranga ye nkayashora nkayapfusha ubusa nkabyanga nkamubwira ati hoya rwose hoya akagira ngo n'ubunebwe kandi ari ukwanga ko amafaranga ye ashobora kuyashora akangirika kuko saa ya mbere yari ashoye akagenda n'ubundi arigendera acaho 800 yari yampaye unyoberwa birengeye ubwo randi yose ashaka kumara mbwaniriwe yayihorere wakaba turi gushaka kumvunisha mu kazi ngo nkomeze nkugaburire ngirene nawe utiga gukora ariko je natinyaga ko byacaho bikancika ese undi buriya iyo ubikora ugashaka abantu ushyiramo wenda nawe ukagenda ukirirwa nese nawe ushyizemo abantu birahomba ese ibintu wajya gushyiramo abantu kugira ngo ubushoye angana iki yari yamaye angaye yamaga ngo noneho baramagana inani abagabo umwe mureka abagore banyu bajya gukora mugabanye gufuha barafuha ngo abagabo batazamureba ngo mutazavugana ngo telefone ngo nujya gukora uzajya uyisiga mu rugo ngo hanyuma ngo uyitore utashye ngo telefone uyitore utashye wahura na dada namuhari ifite agahita avuga ati abagore bakoze nabo umugore nawe wakoze umugabo ntakore umugore nawe asuzugura umugabo sundi kubera iki shoma ngenda fuha pe mane zanambawe gusa ntibikabye sha urafuha da ugafuhira n'umwana ushuhuje umuntu muziranye nanjye ubwanjye rata dada nanjye ubwanjye afite umuhungu w'inshuti ye nkamusuhuza ahita avuga ngo manga Avuze rega mbona bizabe we ntabwo ngufuhira se kubera ariko wanze ubona ndi mwiza nk'uruta yego nyine ubugira ngo mukomeze musuzanye ibintu bibagere mu mubiri ndashaje nta soresore nkeneye amanjye nigeze gukundana n'umuhungu najya none turi kuvugana na Roba aravuga kuko yese ko Roba dukunda kurarana hanyuma ngo umuntu usukuryamye urane n'umwe ni gasaza kandi ura gafite ijwi rinini ngo magurutse umujyane mu cyumba cya mama wawe ese mujyane ukubera ikirugo ngo ubwo kiri no kugukoraho Avuze ko mana yaje urafuha nyine ngewe ubundi mabu umuntu ukunda uramufuhira ariko ikibazo cyo murarengera murakabya musaza wawe abatugirana na murumuna wawe ariko hari ubwoko ngo buryamana buva indimwe none iki ariko nge sinumva ukuntu nararana na musaza wanjye pe can you imagine musaza wararana nyine ku buriri ariko numva ntazi ngiye musaza wanjye narengeje imyaka 11 sinshaka kudarana nawe mu buriri David asabonye ko namutumuye ngo ajye kwa boyi yaragiye ubukaba David arito ntabwo ngiye umwana wese w'umuhungu maze kurenza imyaka 11 yazamutse yagiye wowe ngo wabashaje no David namugireye ni mu yarageze 14 Yesu ubu ngubu ufite nka musaza wawe muri ghetto ntabwo wajya kumusura ngo uryame yewe mwanajyayo se muri iyo ghetto abamo kwenda y'iki kada ureka kamera mu mushiki wawe ko wabaye muri ghetto yigeze aza kugusura arara akarara mukarara na se akaryama aho ngaho nyine uretse ko iyo gitanda bari kimwe yajya gukora wansasiye hasi ariko mushiki w'umuntu bawumva nta nicyo bivuze mushiki wawe hari abantu bagira amarangamutima uzabigenya gusa kamera maze simuvuze njye n'urugero njye kuvuga tuvuge bwa mbere nabanje njya mujya muvugisha uko ni ubwa mbere cyangwa ubwa nyuma mvisha umuhungu warongoye mushiki we cyakora koko akaza akakubona gutya neza ukabona umubiri urahindutse abadayimana baba mu mushiki musaza wanjye ntago nzi ukuntu nanjye ari gihe ngende baka David nkavuga nti kuki tuvukana aho bivugwa nabyumvise yari joke ariko reka mbabwire yarabesha ntago bivuga ko ni gatoya ka David se uretse n'uwo nta n'umuhungu wo hanze ndagirira riremeze riryo aho kunze urasara ndakuze nyine njye nakunze mba sinzi nta logique yanjye iki nye sinzi hano ubwenge umuntu wese ujye ungiye nako sinamenya ningiye Dada rwose yakunze arakundomera nk'ikigo gisinzi arasara akajya avuga ngo uyu muhungu we amarangamutima rero mushiki wawe ntararana pe ntabwo njye sinshaka kurarana na boy niyo hano byaba byagenze gute tufite uburiri bumwe najya hanze nkarara ntibanatumurira uburiri kareka ntago yatuma umurira uburiri aragutuka ngo mushiki wawe wamureka karara hanze naharara pe ko kugira ngo ngende arane n'umuhungu mukuru ngo noneho tunavuka boyi nyangira mu buriri n'ibibaho gute
nese uko hararanaga nabo nabande aba David abo ngabo bose nyine ubundi buri kuraranye n'umuntu niko muryama ntabwo rega ari ikibazo cyo kuryama iyo atari na mushiki wawe ntimwararana njyewe uzi ko nshobora kuba nisanzuye ndi ku buriri bumwe n'umuhungu tutavukana kuruta uko n'abandi kumwe n'uwo tuvukana ibyo urabyemera mbese byagutwara ikibi byose nyine njye ntabwo mbikunda ni ukuri kw'Imana ntabwo nyine ubwo abahungu bararane n'abakobwa bararane nuko biba bigomba kugenda ntabwo ekada babarira ubwo se we agize ibintu arota akanzaho navuga ko nari ndi mubi mpamvu ko najya kuraza nawe byagenze bite shari kuzi gusetsa manu ujya muri telefone ntabwo tuvuga amama bukatinze nta katingira iki se sindi hano katingira iki nzugo kuri muri ndi gusubiza urumva dukomeze tuvuye kuri kiriya kintu njyewe wa muntu mw'abantu mwe namushaka urukundo mujye murucisha mu buryo bwiza vugisha ukuri nawe ibintu ako mbona muzi nko mu masizi nanjye n'undi wundi baba bari kumwe uyu mwana ntabwo ari uwo kwa Simoni cyangwa kwa mama we ufite umwana witwa Rebekara ni Rebeka uyu mwana njye namuroye ndamurora ni umunyamasizi uyu mwana ko yitwa David ni umunyamasizi noneho kamwereka undi uriya wamubazaga we namuwenye ndavuga umuntu muzihe uwo mwana ni umunyamasizi uyu mwana ni uwo kwa Simoni niba atari uwo kwa Ntuza dore noneho wamubazaga uyu si umuzi nawe ntabwo muzi njye nabonye muzi kereka umuntu ashishoje neza ibi bintu ngenda aza kubikurikirana uwo mwana ni uwo mu masizi ndamuzi ari mutoya ahubwo ndi kwibaza ngo ese yaba ari uw'iwabo wa Ntuza hahandi hari umumama wari ufite abana b'abakobwa hariya mu nzu zari ziri gutya haruguru uzamutse haruguru kwa Ntuza kwa Fokasi ukazamuka ugahita ukata winjiramo gutya mu kivoka gihari habaga na ba Rizembe urenze kwa Rizembe njyewe niho ndi kwibaza kakayirebwa se ndikubona akavukana na bakeye ndabona ari we wa undi w'Akayobe cyakaba ari undi waho hafi ariko uyu mwana ni wo mu masizi pe ariko sindi gukurura ngo umenye hariho neza ese kukiya mbeshye nyine yakwigira ni content ni content ari gushaka ntago mwavuganye wenda kugira ngo gusa Imana igufasha ataba ameze nka babandi uhita uvuga gutya bagahita kuzamukana yenda akagutuka cyangwa akavuga ati ubundi se naba ngukundamo iki mukajya mutukana ku mashusho media ariko uyu mwana ni mu masizi uyu mwana ndetse ahantu avuka hose uyu mwana ntiyavugaga ntabwo akunda kuvuga byinshi njye makino gituma kugira ngo n'abantu batazabibona basanzwe banzi cyangwa bandeba babona nta kintu nabivuzeho bakagira ngo koko kandi bwo bashaka kubivugaho nyine njye bivuzeho ikiba kibe sinzagaruka no gutongana namwe cyangwa kuvugana namwe reka njye nagira ngo nkiri umucyo kw'iki kintu kuko nabibonye mu gitondo ndumirwa ese umwana mu gaheka mwe gukurikira Marina Marina bamuporopa koma nawe ndenze kwa karindwi ndabarahiye urumva ko data Marina ni uwo hariko Marina ntawuzi Marina akina filime se uya ni umuririmbyi kubera ko najya nkunda indirimbo z'isi sinjya amenya gusa mbeneze indirimbo yitwa ngo akora akazi kose kandi neza mbega umuntu mwiza azagumana nanjye umusaza ni umujene iyo ndirimbo ntayuze niwe rero wayiririmbye ntabwo njya menya abantu nk'abo yitwa Marina rero yaporopojwe n'umuhungu witwa Yvan Muziki uriya muhungu njye kuva kera nkibabona muri ya ndirimbo ngo ngizi impundu cyane yese mbona ko arimo kwe yewe nikundira uriya mugabo umeze nk'umusaza ufite ibivi byinshi noneho the Benes umuvuye mote Tukowote ndamukunda mu abantu none bagiye no kurongora umukobwa azagushwaratora mu maso we ntago nkukinnye filime ariko yenda sinandi ku gihande yari arimo ariko iyo filime twayikinaniye ahantu bita kwa Ntuza kwa Ntuza kwa Ndera ni ku mugabo umwe twakiniye kwa professor niho twayikiniye Tukowote ndamuzi Kuwote
Tukowote yabonanye na mama amubonye mbere ariko mbega umukobwa nawe nawe nibaza umugore ko Tukowote azashaka ntabwo ari Tukowote Tukowote byose byitwa irungarongine irunge niba ari irunge yitwa irungarongine ni Tukowote Tukowote ariko ngo uriya musore wa Marina aramuruta Yvan Muziki ni icyana se buriya ntajye mfite n'ibitabo ntaca mu rutare ko mu rongore shase ko kuri iyi minsi nabonye imyaka batanakiyitaho nanjye nazi urusaza na imyaka ni imibare rega basheje kambabwire dukura mu mutwe bitewe n'ibyo twaciyemo ntabwo dukura mu mutwe kubera imyaka umuntu wese avuga ngo dada shana umwana ngo sinamu niba ufite iyerekwa ritambutse Dada umunsi yageze mu rugo rwe Dada we twari twakora ikiganiro hano ukagisoza utavuze ibyo gushaka ubanza ushaka umugabo ntabwo ngiye nshyushye kamera mazo njya kumbwira gutyo ngiye nzahita ndira urashyushye ntabwo nshyushye ku izina ry'Imana mwongera kumva mvuze ibintu gushaka muzareke ngumirwe oya ntabwo dushaka kugumirwa dukeneye ko ushaka ukaba umugore w'urugo nyine ukabyara ugaheka reka hungu na kobwa uzabyara abana 10 inde byara abana 10 uzabyara abana shere wanjye rero wa mugabo we niba uzi kuri no gupanga kumbyaza abo bana bose gumira huri njye ntabwo nzarenza abana cyangwa 4 cyangwa 3 Jese uragira ngo nzagukurikize ntabwo rero ugomba no kuntu bagutesha umutwe jewe wama n'abandi yego gita bana sumugisha yego gitare cyane rwose niba hari n'undi urimo azasohokemo nta uzaba n'umugushyiramo ngo umubyare kubera icyo uri kwivugisha gutyo nta bandi wabuze n'ibyo dutungisha urashaka n'abandi bantu ubundi amakuru nese abandi bana bariye ibiye bariye ibihera ziko mutaza basi bareka naho babanza ageze nko mu myaka 10 ntayifite se ntayafite naho bafite imyaka 6 cyagisabe kingana kwa ngo gifite ingahe we ntabwo tukirimo kukubara wowe rwose nagiye munyiwe ubu mu bana mfite Debora mfite David mfite Bebeto na Norubo 4 nese ubu badakenewe abandi nawe gumana wowe Neri Boy Binuza Nirere Baby ntago muri abanje turabande ese ubu n'umwenda mwakuze mu mwebwe mwakuze mujya mu ngo zanyu kandi we no kunci intege neze ndarujya mururi ko se rugo ruraje humura kandi mbona kihe nzakikubwira inyuma kamama kivugira abantu bacyumva iki kibazo kuko kamama nakimaranye igihe nakivuga niba ngira n'amahane bivugire hano birangiye ikibazo cyawe ari kimwe Dada arasuzugura bivugisha ukuri ngerega amaburangiye ngusuzugura bitewe n'uburyo uri kunyitwara mbere nambaye se nkunda baba mama yongeye bakamenya mabwa n'abantu nakunda mujye munamenya uburyo niba nsuzugura umuntu bitazanakurakaza mbere nambere se nkunda umuhungu utari seriye umuhungu yitwara nk'abana nkora ari mu bwana nyine utamenya gahunda ze ikindi kintu nanga umuhungu unyita sister ku munsi wa mbere ambonye sister nese wankiramo akanimero kawe hano tukajya twikiringira niba ababuze ukunda kwita nose abaza amazina yawe kuki mwari mwamenyana ku buryo amenya amazina yawe icyo cyo ntacyo twatukireke ikindi nege ntabwo nkunda abahungu bagira amagambo y'ubwana mu kanwa ngo guciringa ngo ntari yaje ngo urashona ngo urabona ngo nta ikindi kintu nanga umuhungu wandika amagambo y'impine mana yanjye ubwo nanjye kwandika ngo wowe se akandika o na e na x ngo wowe se mana ikindi kintu iki kintu nyine hari n'abahungu bakuru babigira ikindi kintu bose babwira indefo wanga babwira ibintu nanga babwira ibyo wanga nuzaza bizi icyaga arya muvuze ku bingahe 3 icya 4 umuhungu utazi gukora w'umunebwe umuhungu babwira akaza akareba inzara akagererwa ni mu nzara zishitura gutya icya 5 umuhungu wambara nk'abana
umuhungu nyine usanga yambaye ubupantaro bumufashe cyangwa ubupantaro bucitse aha, imipira biriho ba Diamond, ibikweto utapfa kumenya. Nkunda umuhungu njye wambara yiyubashye. Abaye ntabyo afite se. Kandi icyo nyine icyo ngicyo gifate ugihuze n'ubunebwe. Hari abahungu baba batazi kwihahira batira bagenzi babo. Akaza ati ntizi icyo cyangwa hari ahantu ngiye kwigira. Njye kwigushitura ngo nungu nugushitura cyane. Ngewe baranshitura ngende batiri. Ngende batiri. Batiri yakonotse. Bashitura. Urumva? Ariko buryo zanga nawe wundi uzukubwira ngo ujye ngo ufite miliyoni ngo 10 ngo kuri banki. Ikindi akankubwira ngo ntabwo nge ngukundi ubutunzi bwawe. Ngewe nyene wa muhungu uzaza akambwira ati subone nzanye iki nawe ukazana iki tutabaho cyangwa tutagira aho tugera. Uwo niwe mugabo ngiye nasengeye nshaka ngiye mugabo nawe nshaka gukizwa kubwe. Ubundi ushaka umugabo nk'inzoga n'itabi ushaka kumeze kutabyo bivugaho. Ikindi ngiye kabama ibintu mbivuze bwa kabiri. Ngiyewe nuza ayo mafaranga pe ahari byaba ari byiza. Atanahari uzi kuyashaka ni ikindi kintu cya kabiri cyiza. Si ibintu bibiri byumvikana kuko ntabwo umuntu avuka ngo ibintu azabisanga wego hari abateganyirijwe. Hari umwana wavutse rwose wabo baramukoreye atarabona akazi ariko afite umuhate wo kugashaka. Yego hari n'undi wiza ari kuvuga ati ngiye ntegereje ko papa mpereza na mama kama. Ngiye natungwe no ko nawe umuhungu mbwira ngo rindira ngo amafaranga nzabona ngo nayo mama azampa yo kugura imyenda. Umuhungu ngo azagura imyenda. Mama ngo azamuha amafaranga yo kugura imyenda 19-20 kuzamura. Ngo ejo hazaba hari habi cyane. Umuntu uzabura ushaka ngo nuza ngo arashaka ngo rindira ngo mama azampa amafaranga njye kugura imyenda ngo nibwo nzayaguha. Kandi ubwo ngo araza akagutereka uba yewe dada arakumanuka. Ubone wandi uzaza ngo uzi wacu ngo dufite imodoka. Ese ni yande ngo ni ya mama niya nyuko yarakoze cyane arayibona iyo modoka naga ari yawe ujya gukora wekora kuko buri umuntu utazaba umunebwe. Umubona mu myaka 16 kuzamuka 15 kuzamura. Umwana ubona afite purpose, ubona afite ikintu ashaka kugeraho, ubona ko ashaka kuba imbere ye haba heza. Hari umushuti wanjye umwe uranamuzi ndakeka yari yatangiye kuba muri Gata afite 16 abi Kigali arakora Niba umenya ari no kubaka inzu mu myaka ya 21 niba atari 2. Tegeza nk'uwo muhungu ahuye n'umukobwa nawe ufite nk'izo nzozi zo gukora. Umukobwa uti udashaka nyine kwirirwa hari yari mu buhungu none ugasanga umuhungu none ikibazo abahungu baba bakora usanga bahura nacyo akenshi baba bashaka bakundana nabo bakobwa. Umukobwa uza ngo ndore ngo inzara zashaje ngo n'imisatsi ku izina ry'Imana. Ni wari umuhungu nge nigeze mpamagara nkamubwira ngo mpa amafaranga y'inzara azaze muri comment abivuge ntababeshye. Ibi rero akakwiye no kubivuga ntanahari. Umuntu wenyine ujye unsukisha burura gato n'imwe ku ruhande umahanga wese n'ujye utanga inyigisho ndaha. Ngiye ikintu kimbabaza cyari cyo ni ukuntu nuva ufite inyigisho nziza wahereza urwo rubyiruko kandi ngiye ntiriwe nicaramo. Huye nawe urajya unyunganira nkunganira ibiki se bya buri abukobwa bwirwa mu bahungu bufatanya n'abahungu ujye ujya ndamushigikira. None umana yanjye ikindi kintu nanga umuntu uza kundeba ninjoro hano mu rugo ngo gwino ngo ndi hanze wanyu ngo banze umpobere mbone ko ari korono nyagasani azi wanyuze yego hano kwirenda ahubwo nani injiri yego ngo gwino ngo ndi hano ngo ruguru yiwanyu nyagasani mana kuko ngo ntabwo ari umuko. Tekereza icyo kintu n'umwanda umve n'icyo kintu ko nubanze usuhuze mbona n'injiri hoya ngo se mama wawe ambonye kera kuvuga ngo uriya mungu uri kukubwira ngo njye nkubonye nuko nta gahunda afite. Yego njye nshaka wa muhungu wa muhungu uzavuga ati kutampuje n'amabukwe ngo musuhuze. Ubundi sizo ubundi umukobwa ujya kugera iwabo winjira iwabo ari ukugiye kuhavuga ijambo bitse byateye ubundi niwo muco rwose.
shaba ko abahungu b'iki gihe nabo ntago bajya babaseriye koko. Ntago bari seriye. None abakobwa nabo bamaze kubona ko nta kigenda cyanyu. Umuhungu araza, nako umukobwa araza. Atitaye ngo ukora iki, atitaye ngo umeze gute, na twa tundi wari usigaranye upfa akaduhitana. Kuko bamaze kubona ko kuko bira n'abakobwa ari ikintu cya mbere twanga umuhungu yigira nk'umwana. Twanga umuhungu yigira nka ikintu atari kukibona kandi ukuri kumuri imbere. Ibyo turabyanga. Wowe ntabwo uri kubona ko iki ngiki gikenewe. Kuko abakobwa rero ukuntu tunatinya kukubwira. Ahubwo bira kenshi abakobwa bazi kuvugisha ukuri. Hari abakobwa tunyine tukubwiza uko nk'ubwo buri kwigira ibiki. Umuzanye wabona utanamuhaye. Nk'ubwo buri murigira ibiki. Ukamubwiza ukuri. Ariko abakobwa abahungu mwigira nk'abana ugasanga ni mwavugana kuri telefone ngo reka ngo mbyihore niba ari ijambo nanga ijambo ngo reka tubyihorere ntabwo babirimo. Vuga ikibazo ufite cyangwa ikibazo dufitanye tugikemure njye ko kumbwira ngo tubyihore twihorere ibiki. Ubwo nta gahunda bafite. Icyambere cyo ngiye kuza muri relationship nanjye ntabwo uje gukina urumva. Dada amaze kubakuriragaho kumyo babwiza ukuri. Nta musore uptina ashaka mu buzima bwe. Ikindi kintu kandi arabiyamye ndababujije. Urabizi ko njye najyaga mvuga ko afite ibyarimo. Urabizi ko najyaga mvuga ko ntakundana n'umuhungu nduta cyangwa umuhungu utungana. Ariko kandi ikindi kintu nshaka kubwira abantu ibintu byo kujya muvuga ngo ngewe ngo naciye mu buraya ngo n'abana banjye ngo bamera nka nyina hoya no ntago ariko byitwa. Ngewe nzaba urugero rwiza rwo kubereka ko mujya mwibeshya. Ntabwo umubyeyi wese waciye mu buzima bw'uburaya abana barabyeyi babisobanuye ko nabo bazabicamo ubwo. Si bwari uzi ko nanabuciyemo umwana arivukirana maze kubibona. Nanabuciyemo ntabishaka ngewe. Ngewe wakubwira ukuntu nananga umuntu usambana buri umuntu usambana antera isesemi nkumva ndashaka no guhuruka. Ngewe ko n'umuntu uvuye gusambana mureba nkamumenya. Ngewe burya niyo namaze no kumenya ko usambana se nkuvugisha. Eciro buri utazanagira ngo none nkabona umuntu turangana. Twavugana ndasubiye mvuye kureba tunyuza hano twicare yadusuzuguye yagiye mu busambanya aragenda arasambana yasohorotsemo ninjoro 2:00 rwamwe rurangije ngo mwiri nacecetse yaduciye harya ari mu kubijyamo ntiyavuga none abivuyemo ngo mwiriwe ngeze nakwitiriza. Ntago nkwitiriza ndamuzi. Hafi aho ngaho ugeze ni kure se. Twamusetse tabaze yaduciyeho abigiyemo araceceka arayana dusuzugwa twereka ko wajya abona nta n'umuntu aje kudusuhuza. Twagiye kureba umushuti wanjye nge na Neri yakoraga mu kabari urumva kahari Gahogo. Noneho nyine ako kabari kari karimo n'amaroji. Mbona umugore mukuru gusa kivamo n'agasore muri iyo geto murako muri iyo roji. Gasore se kameze nk'uko najyana muri ngiye ngo birambabaza nuko nafata kamamane tukajyana. Yego rero ngabona usohotemo n'amasume ariko kujya gasana none hararuta nyine mwera gashize mwamaze ngewe dore ikintu ibintu bibiri nibyo namwangiye kuba avuye gusambana. Icyo ari icyambere ari umugore ukuze. Icya kabiri n'umuhungu mutoya aruta byaye ngana n'imfura ye. Ntagura mwana asigara ari kumusekara. Agera mu bandi bahungu bagenzi be ati muzi rwa rugore. Nuko natwe abakobwa iyo bicaye baba bari muri uzi none igisaza twahuye muri weekend. Nyine ubwo abahungu urubyiruko ndarureba Imana yonyine zaze yivugira abandi simpari. Niba uko nabinyuzemo cyane nkabyidagaduramo sinjya numva mbikeneye. Yego soma ntabwo umubiri ujya ukurya. Ntabwo umubiri ujya urya mama Dada njya ndi gutura umutwe mu biryo nshaka kwisinzirira. Ibindi bintu by'ibibazo by'ibimeze n'ibyo n'ibindi. Niba hari imyaka umuntu ageramo bikarangira bikamuvamo ntabwo ngewe imyaka igibo iyo maze ari kuba bakecuru nibwo mbona ari batakibirimo. Ntabwo ngewe mba mbirimo. Yabigeraho ngaho umubiri ugakonja. Ntabwo ngewe mba mbishaka rwose. Ntabwo se wumvise umuntu wambwiye ngo ntabwo njya kubikora kugira ngo nanjye mfashe ubuzima bwanjye kugira ngo bubeho. Ntabwo nabishobora. Hari imyaka iyo utabikora ubiki? Iyo utabikora nyine ngo nizi ndwara uhora abona ndwaye.
nkahora numva mu mutwe wanjye ibintu binkurura nkumva mu nda harandya nkumva umugongo ngo nkumva intege nke ugasanga ngo ndetse nta n'imbaraga nkigira ngo niyo mpamvu ngo ndetse bikurura ibibyimbara Nise mbona utarabikora arabirwara ibyo bintu ko nanjye ibyo bintu bijya banza utarabikora atabirwara banza birwara n'uwari ubizi ugeze mu myaka myinshi utarabikora utarabikora yego none se noneho ubikoze se ubwo Imana yaguhanara ntuburi kwivura uri kwivura byose se ubusambanyi none se ubu imyaka maze ko nta kibyimba ndumva cyamfashe mu nda ngo nuko ntabikoze ntabyo nakora mama Dada ubusambanyi ntabyo nakora ndakurahiye jewe mwintera isesemi nta kintu waba wabateye reka rero abakobwa ngo babonye ingingo zibarengera ngo mwabonye ingingo zibarengera ngo nintabikora nzarwara ariko shahu mana ngo bazarwara nk'izo ndwara zose ndi kumva mukecuru ambwiye naragenza ndabona burabiterwa no kutabikora shabayi rero narabagiraga inama abakobwa bagenzi banjye n'abahungu namwe mukura amaboko mu mufuka ejo bundi utazabura y'inzu ubana n'umugore ugamutangamo pase kwa randi rodi ugatangira ngo ninde bafasha ari kwiba amasafuriya ni Jean Claude kubera iki kudakora sawa ngaho kandi namwe abakobwa niba ufite amafaranga boyfriend wawe akayakenera jya uyamuha ko nawe arakora tutsezera tuyifuriza ntuza kwihangana wa mugabo gukorana na Tesha Imana ikomeze guhirukura idashira papa wawe Imana ihiruko ridashira Tesha se oya Tesha Imana ikomeze guhiruko ridashira papa wawe siko mvuze ngo ikomeze guhiruko ridashira papa wawe reka ahubwo Imana ikomeze ikomeze umutima wa Tesha yego kubwo kubura umubyeyi ntago biba byoroshye ngo nge ntaramubura ariko naho papa we yariruhukiye mu mahoro kandi aho yagiye niho heza kuruta aho yari Tesha rwose Imana burangiye mbonye umuntu upfuye yaranakijijwe biranshimisha papa yarakijijwe numvaga baririmba n'indirimbo z'Imana bamuririmbira nyine nkumva ko ari abarokore nabo nta muntu n'umwe nabonye mudakijijwe ubwo rero mu by'ukuri Imana ikomeze imuhiruhuko ridashira kandi bavuze ibigwi bye numva ndamukunze Tesha rero akomeze kwihangana no gukomera mu mutima Imana ikomeze guha urugo rwiza Linda Priya na Christian na Miki na Aga uvuze Miki ndibuka Miki ni ukuri kw'Imana Miki yaranshimishije uti Miki yanshimishije mu buhe buryo Miki burya ngiye nabanje kumwanga nzi ko asuzugura tukana yewe ndanamutinya nkajya mbona n'umushizi w'isoni ariko ndi kujya ngenda nkunda Miki uti Miki wamukundira iki Miki nkunda uko yambara Miki nta bwambure bwe yubaha nk'umugore w'umugore buriya mu gihe cyo yakundanaga na Ntuza na Regisi nabonaga yambara ubusa ariko ni ukuri Miki arambaye ni umugore wambara amakanzu akambara ukabona araberewe Miki Imana igukomereza urugo ubwo bavuga ngo nta ndaya ngo zubaka ngo hari indaya ngo ibiki njya numva abantu bavuga aho mu muhanda reka nkubwire Imana igurugo kandi rikomeza urugo rwawe rugirire neza kandi ukuri Miki uzubaka uzarukomeza ntabwo Imana ijye ibabaza umuntu ntabwo Imana ijye ibabaza umuntu iteka kandi uriya muhungu wagushatse ntekereza ko yagushatse akuzi babanje gukundana barabana sibyo babashingirwa baziranye bihagije rega buri ubana n'ibiri ngo buriya ngo uriya muhungu yitwa nde Haga ni Haga bwo simbi Haga poromota Haga rero mbona yaragiye gushaka Mikamuzi ni ukuri Imana izakomeza byo kujya mwanga ngo ushatse amasasu nimwe yakoranye ikiganiro na Ntuza ni kuri Simbi TV uzi ko ngiye nkunda gukurikira Simbi TV ngewe buriya mugabo ku Simbi TV namuhamagaye bwa mbere umugabo yantaye bikomeye umuntu arambwira ati jya ku Simbi TV uzahabonera umugisha Simbi TV rebwa n'abantu benshi nibura hazagira ukugirira umumaro kuko nabonaga ngeze mu makuba Simbi uriya mugabo yambwiye nabi ndumirwa
Sabe yambwiye nabi nakavuga nabi oya None mbabarira. Sabe ni mwiza Sabe ni mwiza kandi Sabe ni ukuragira n'imbabazi sinakubwiye ko cyari igihe cyane nyine banzi nyumve nyamvugisha ukuri sinyarya dodo nyine mbamubwiza Sabe ni urukara nta musaza ugira asa na Paul reka nyine baje babwiza ukuri Sabe reka mvugisha ukuri ari kuvuga se ni guceceka ntuvuge icya mbere na mbere Sabe si mwiza ndabivuze Sabe ni mwiza ubwo ugiye kubona ukabona jaho akuhamara iki azaza mwabo batindi Sabe ujya ubona banakoresha ibiganiro n'abagore bakeye basa neza bambaye n'amaherena utaninde barahari aho unshatse amaherena n'amabandikano ko natoboye ntago nasa neza ariko Gerard wamuhaye ikiganiro Gerard arakabyara Gerard nta nubwo Gerard Mbabazi nkuru yanjye ni Mbabazi pe ni Mbabazi anavuga neza se kuri ajya mubona kuri televiziyo umuntu nukuri Mbabazi burya avuga neza niyo musanze hari ico nta kibazo rwose Mbabazi rwose ni umugabo ukiri muto ariko Sabe yambwiye nabi kwizina ry'Imana kuno kuntu amarira y'imbabare n'izina ndo nimutayabaje Sabe yanze kuntabara ndavuga atese umuntu uta ariko nawe Sabe nawe ahura na cya kigeragezo cya babakobwa ngewe do kambabwiza uko savuga ngo karenze umuntu akarushya amagara niyo nabandi umuntu Sabe njya mpamagaye akambwa ngo muhe ikiganiro si televiziyo irebwa sizwi ntaho najya ngewe Sabe ahubwo njye Imana izamfashira nagihera ikiganiro Sabe umuntu wampamagaye ashaka kugira ngo njyewe yarambwiye ati ni ukuri Sabe ararebwa kandi Sabe nagukorera ikiganiro ati Imana izamuha umugisha narindi mu kaga kandi n'ubu nkarimo narindi mu kaga karenze urugero turi mu kubwirirwa tukaburara ntagira icyerekezo ntagira homba ndamuhamagara Sabe arantuka siyo gututse mufite abantu mu n'abagome shana ramwaye pe ndavuga ati Sabe ese gutuka se ukimuhamagara ngo wagiye gukorera ibiganiro ngo aho wabikoreye kare kose ngo aho wagiye mbere bajwe nuko utigeze none se ko njye ntarenze Sabe ngewe ndakuriza buri nshya sinenze Sabe ngewe ndakuriza buri nshya sinenze Sabe namumenye ndi kumwe na Joel ari gukorana na Kamana baramuhamagara batujyana kuri ngo kuri ntuzagararise hoteli niba ari gararise hoteli niba turagenda twicarayo noneho Sabe arahaza Sabe yampaye 2,000 byo gutega ntaha Kimironko nta kintu kibi nakoreye Sabe ahubwo Sabe dushobora kuba tutarahuje amaraso ariko Sabe yambwiye nabi mangu wawe muzo amaraso gute mutavuka Sabe yambwiye nabi ngo umuntu ugwaye numero ngo ja yego kwa nambwiye ariko ntagari Sabe none batangiye ikiganiro avuga neza ngo Sabe rwose mana nanjye ndamukunda n'ubu maze simbi sinyivaho nanjye nakoze subscribe n'ubu simbi sinyivaho ndandika comment nkagira gute azanabigenzura birebe amazina yanjye ni nayo yanditseho Sauda Jeannette aranditse ariko Sabe yambwiye nabi ndavuga nti mu izina rya Yesu ariko dore ikintu gituma Sabe ntamurenganya uti ni iki burya isaha yacu yo kugira ngo dutabarwe yari taragera wabona umamagaye ashobora kubyemera igihe n'umamagaye yanyemerera akavuga ati uri hehe se akaza ese umuntu ejo bundi wafashe inzira akajya ihuye kureba wa mugore kandi uwo mugore nta nubwo rwose kuri ko Imana duhagaranye gutya reka da ni umukobwa ngo wari wariburiye umugabo ubiri yihuye niho yagiye ko yagiye yose ntabwo Sabe areba abagore beza Sabe akorera umuntu ikiganiro gusa ubu ngubu Sabe wanzari nanjye niko nemba numva uzise mba numva buri ikintu cyanjye nta wundi muntu natwagisangira ubwo niba uri uwanjye uba ugomba kuba uri uwanjye ese undi wamugana wowe ugiye ahantu henshi hoya nese Zaburi nshya niwe wangezeho bwa mbere na Zaburi nshya n'ubure mpamya ariko Zaburi nshya we yangana n'abantu bose Zaburi nshya nabonye uwashize uwo ari we wese amaze kumukorera ibiganiro weberwe yarengeye Zaburi nshya nta nubwo nzi ko ngiye tuzabandukana nta nubwo nzi ko Zaburi nshya twatana pe narenze ko Zaburi nshya hejuru cyane bakakubeshya n'abanyamakuru wabo Zaburi nshya umudiaspora yanyoherezaga icyo gihe 300 nkamuhirya 5 nkajyana 5 ni wowe wamwishe harimo nawe bamuhagaje atampaje ariko je nkumva nta nicyo bimbwiye Zaburi nshya genda namuhaye kado azanyereka n'undi muntu yakoreye ibiganiro bigeze amuha kado nk'iyo namuhaye ariko Zaburi nshya nagiye kubona mbona aranyengereye ndabarambwa atubwo nuko wikubise kuri Magisi TV batubwo nuko waje kujya ku rugendo yewe nsigara ndi bwase umuntu nsigarana n'urugendo rurandwaza na 2020 n'ubu urugendo ndacyari narwo n'ubu muhamagaye urugendo TV yahitaza
ariko Sabe yambwiye nabi ndavuga nti mana nibwo yahise ahura na kiriya kigeragezo disi numva nabwo birambabaje kiriya kigeragezo ngo yaryamanye ngo na wa mukobwa niba ari we Ndemana niba ari we Ngwino niba ari we Mpinga Nzima simbizi agasembuka yari yaravunira hari Mpinga Nzima na Ngwino urebe ariko baramubeshyeraga baramubeshyeye byarambabaje Simbi yarambabaje Simbi yarambabaje ngiye kubeshyera njye ntabwo ndi kuvuganira Sabe ndi kuvuganira umukobwa mugenzi wanjye Simbi yararenganye arya ni Sabe yararenganye ariko nyine ngewe n'ubwo yanutse sinigeze mwikuramo ntacyo ariko ntacyo buriya wenda bizashyira birangire Imana rero ikomeze ibarinde bagire neza nawe ariteguye ngaho yese aguha umugisha murakoze goodbye